Nimuhumure bana b'Imana, Imana niyo mugenga wacu, dukurikiza amategeko yayo. Kuri wa gatatu w'icyumweru cya gatatu cy'igisibo, tariki 10 Werurwe 2021. Isomo rya mbere iryo mu gitabo cy'Ivuguramategeko, umutwe wa 4, umurongo wa 1 n'umurongo wa 5 kugeza ku wa 9. Musa abwira imbaga y'Abayisiraheli ati: none rero Isiraheli, umva amategeko n'imigenzo mbigisha ubwanjye gukurikiza, maze muzabone kubaho no kwinjira mu gihugu Uhoraho Imana y'abasokuruza banyu bahaye ngo mukigarurire. Dore mbigisha amategeko n'imigenzo nk'uko Uhoraho Imana yanjye yabintegetse, kugira ngo muzabikurikize mu gihugu mugiye kwinjiramo ngo mukigarurire, muzayakomereho muyakurikize. Nicyo kizatuma muba abanyabwenge mu maso y'amahanga. Abazabwirwa iby'aya mategeko yose bazavuga bati: nta kabuza iri hanga rikomeye ritya rigomba kuba ari iry'abantu b'abanyabwenge kandi b'impuguke. Koko se hari irindi hanga rikomeye ryagira imana ziri hafi nk'uko Imana yacu abigenza igihe cyose tumutabaje? Ni irihe hanga rikomeye ryagira amategeko n'imigenzo biboneye ngiri tegeko mbagejeho uyu munsi? Cyakora uririnde, umenye ntuzibagirwe ibintu wiboneye n'amaso yawe mu buzima bwawe bwose, ntibizigere bikuva ku mutima, ahubwo uzabyigisha abana bawe n'abuzukuru bawe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 147. Muryango w'Uhoraho, singiza Imana yawe. Amagambo mu Evanjili ntagatifu Yesu Kristo uko yanditswe na Matayo, umutwe wa 5, umurongo wa 17 kugeza ku wa 19. Muri icyo gihe abigishwa bari bateraniye iruhande rwa Yesu ku musozi, maze arababwira ati: nimukeke ko naje kuvanaho amategeko cyangwa abahanuzi. Sinaje gukuraho, ahubwo naje kunonosora. Koko rero ndababwira ukuri, kugera igihe ijuru n'isi bizashirira, nta kanyuguti nta n'akadomo kazava ku mategeko, ibyo byose bitarangiye. Nuko rero uzarenga kuri bimwe muri amategeko yoroheje kandi akigisha n'abandi kugenza batyo, azitwa igiseswa mu ngoma y'ijuru. Naho uzajya akurikiza akayatoza abandi, azitwa umuntu ukomeye mu ngoma y'ijuru. Iyo ni Evanjili ntagatifu. Bavandimwe, Kristo naganze mu mitima yacu. Uyu munsi amasomo matagatifu aradufasha kuzirikana ku kamaro k'itegeko. Ku cyumweru gishize twazirikanye ubwoko bubiri bw'amategeko, amategeko y'Imana n'ay'abantu, la loi divine et la loi humaine. Tubona ko umuntu akenshi aba ashaka kwigenga, kwitegeka, bityo ko kuzimiza Imana mu buzima bwe biganisha ko amategeko y'abantu agenda apfukirana y'Imana, bikarangira umuntu apfuye ku mubiri ndetse no kuri roho, kuko nyine yabuze Imana mu buzima bwe. None uyu munsi ku wa gatatu turakomeza kuganira ku byiza byo kubahiriza amategeko y'Imana. Birumvikana bitanga ibyishimo, umukiro. Amategeko, amagambo y'Imana n'amagambo y'ubuzima. Iyo wubahirije neza amategeko y'Imana urakomera, ukabaho neza wishimye. Ni nabyo mu isomo rya mbere Abayisiraheli bari kwibutswa: muzakomere ku mategeko y'Uhoraho, nta kabuza. Abababonye bazajya bagira bati: iri hanga rikomeye ritya rigomba kuba ari iry'abantu b'abanyabwenge kandi b'impuguke. Ni irihe hanga rikomeye ryagira amategeko n'imigenzo iboneye ngiri tegeko mbagejeho uyu munsi? Ni koko bavandimwe, amategeko y'Imana ku muryango wayo yari menshi, ariko ahiniye mu mategeko 10, n'ayabumbiye mu itegeko rimwe ry'urukundo, ukunda Imana na mugenzi wacu. 3 ku ruhande rw'Imana, 7 ku ruhande rw'abantu. Iryo tegeko birumvikana ry'urukundo, iyo urikurikije urahirwa kandi ntawe ushobora no kurivanaho. Ninde se wakuraho urukundo? Ni nabyo yadashimangiye muri Evanjili ya none ati: nimukeke ko naje kuvanaho amategeko cyangwa abahanuzi. Sinaje gukuraho, ahubwo naje kunonosora. Amen. Hari abantu bamwe batinya amategeko, abandi bakabeshyira ngo babuza kwigenga, bigatuma ngo batisanzura, bigatuma buri gihe bayabona mu muzigo baremereye, bagatangira bakavuga bati amategeko arusha amabuye kuremera. Nyamara itegeko rifite akamaro gakomeye cyane, ariko reka tuvuge ku mumaro wayo mu ngingo enye. Itegeko ribereyeho icyambere, défendre du mal, kurwanya ikibi, akajagari, rigatanga umurongo, ni garde fou, nturenge aha garukira aha. Icya kabiri, promouvoir le bien commun, kurengera inyungu rusange, bityo rikabuza abantu gukora bakurikije gusa ibyifuzo byabo, ahubwo inyungu rusange. Gatatu, déterminer les droits et les devoirs de chacun, gusobanura uburenganzira n'inshingano za buri wese. Kane, encourager à faire ce qui est juste, itegeko ribereyeho gushishikariza gukora icyiza. Burya bavandimwe, iyo hari umurongo mwiza watanzwe usibye indangare,
buri wese yakagombye guharanira kugera ku cyiza yateganyirijwe. Itegeko rero ntabwo ribereho gukinagaza no gushikamira abantu, ahubwo kubaruhura, kubarengera, kubafasha kugera heza, ejo heza cyane. Ariko iyo biri mu Imana byose, ibintu iyo biri mu Mana bigenda neza. Burya abantu barenze umwe bateraniye ahantu bakagombye kuba bafite itegeko ribagenga, hakabonekamo umushefu ndetse ushinzwe gukurikiza bwa mbere iryo tegeko. No mu rugo rwiyubashye hamwe itegeko. Umugabo n'utanga itegeko mu rugo rwerega, ariko ritari ryo guhonyora, gutsikamira no kwiyemera. Akaba umugabo waje wasinze umunsi umwe, ururimi rutakiri kuva mu kanwa, noneho umunsi umwe ashaka kwibutsa umugore ko ari we shefu, umutegeka w'urugo, ariko akaba yari afite ikibazo cy'uburimi. Nuko aza kumubaza n'umujinya mwinshi ati, "Madame, ninde uteka hano?" Umugore ati, "Ni njyewe." Ubwo umugabo n'umujinya mwinshi amwasa urushyi, aramunobagura. Urumva umugore we yumviye guteka mu gikoni, yemeza ko ari we ubikora nyine, kandi umugabo we yashakaga kubaza utegeka mu rugo. Umugabo ahita amufata nk'aho yamusuzuguye, nk'aho uwo mugore yihaye ubutegetsi bw'urugo. "Madame, ninde uteka hano?" Bavandimwe, ese amategeko ntanga ajya ahutaza, atsikamira, arenganya, abangamira? Bavandimwe, itegeko ribeho kugira umuntu neza, kumukebura, kumutangatanga. Muzarebe ihene y'isekurume yo muki, kera bagishumura ihene murabyumva, iyo wibeshyaga isekurume igaca ikiziriko muki, kuyibona byari intambara, ingorabahizi. Washoboraga kurara ugenda ushakisha iyo sekurume ukamara iminsi wirangisha, yewe hari nubwo utongeraga kuyibona. Kubera iki? Yaciye ikiziriko, none yagiye kona. Bavandimwe, gusuzugura itegeko ni nko guca icyari kikuboshye, ukangara, ukazerera, ukajya kure mu marorerwa n'amahano. Iyo nta kigutangira ufite, sinkubeshye, nta kigutakora. Uradohoka, utagira ikimuzitira arazimira, utagira itegeko aratorongera. Ariko muvandimwe, niba itegeko ari ryo kurengera ubuzima bw'umuntu, gerageza urikurikize. Kandi nanone umugenzi wo kumvira mu itegeko ugarukira gusa mu gukora neza, kumvira mu cyiza. Niba hari itegeko ryo kwica, muvandimwe ntuzarikurikize. Niba bosi wawe yarashyizeho amategeko y'uko uwahaye akazi wese bagomba kuryamana, ako kazi uzakareke, ntuzagakore. Niba ugomba kubaho wicuruza, uri indaya, ako kazi uzakareke. Hato utazubahiriza mu mategeko y'abantu yo kwishimisha, bagushora kwa sekibi, ariko Imana ukayisuzugura, ukabura imigisha y'Imana, ukabura ijuru, ukabura Imana, ukabura pfuye rega, gupfa uhagaze. Kubura Imana ni urupfu. Mu Kristo aho uba haba itegeko, ni iryaho washyizeho cyangwa ni iry'Imana. Byumvikane ko hano hari itegeko kandi ryubahirizwa neza, nta kavuyo kaharangwa, nta mushiha, nta munabi. Haba hari umurongo mwiza, abahari baba bishimye, Imana ibihari. Aho hantu hari itegeko ry'urukundo, birumvikana. Hari ibintu bibiri bijyana kandi bizana discipline ku muntu wabyubahirije neza, ni itegeko n'ingengabihe. Abagabo babiri b'intwari iyo bafite, ntushobora kudohoka, ntushobora kwigumura, ntushobora kwivumbura, ntushobora kurambirwa. Uhorana akanyamuneza n'ibyishimo no kumva ko utemerewe gutandukira no gutana. Urugero, ndi padiri, mwumva ko ntemerewe gutaha nijoro, hari ibyo ntemerewe gukora, kabone nubwo sosiyete yo yabyohokaho, kuko mfite itegeko rishinze mu mutima wanjye ko ntagomba kudohoka. Mu Kristo hari ibyo utemerewe kumva, kureba. Amafilime y'urukozasoni ntubyemerewe, kuko ufite itegeko nyine ribikubuza. Hari aho utemerewe kunyura, hari aho utemerewe kugendana nabo, babandi bagushora mu ngeso mbi. Mu bigare niba uzasanga bamwe bari gukwibazaho bati, uriya mugabo ni inganzwa mu rugo, ategekwa n'umugore. Umugore wasanga ari nk'igishegabo, umugabo utasamwe ntataramane n'abandi ngo bagere mu gicuku, yewe ni cyabakobwa koko. Aha, ntibamenye ko ufite umurongo utagomba kurenga, kandi ko ari byo biguha amahoro n'ibyishimo, imigisha y'Imana mu rugo rwawe. Bavandimwe, kubahiriza igihe, ukubahiriza amategeko ya sosiyete n'ay'Imana bitagira ibyishimo n'amahoro. Na muvandimwe, gerageza wubahe amategeko y'Imana buri munsi, kandi uyakurikize buri munsi. Uzahirwa buri munsi, uzishima buri munsi. Mugire amahoro y'Imana. Ntawe ukorera Imana uzikorera amaboko, ntawe usanga Imana usuherwa. Buri munsi ugume muri Yezu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.